tukuramburiye amaboko ishimwe ni ryawe, tukuramburiye amaboko ishimwe ni ryawe. Hayi 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 hayi, ikaze 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 kuri Madrid Mando. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabishimiye nongeye kubiyegereza, ndabanezerewe mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari ubwa mbere uje hano n'ukuri, mfasha ukore subscribe, ntacyo bitwaye no gukomentinga, ntacyo bitwaye gusharinga izi nkuru ziri aha. Ndi mu buhamya nabuhereye mu mizi. Niba uzi undi muntu, uzi umubyeyi, uzi ikintu sharinge, n'ukuri ntabwo urimo kumukunda cyane. Izi nkuru zanjye zoroheje mvuga hano nitonze, mbyoroheje, harimo amaboko y'Imana akomeye. Ndagira ngo ngire uwo mbera miruwari yirebemo, urebe uburyo uhagarariye ab'Imana yaguhaye mu buzima bwawe, abana bawe, mutware wawe, mudamu wawe. Ubushize se nababwiye ngo mubahishe nongere mbibereke, nababwiye ngo muhishe kure uko mubumbatire mubahishe mu masengesho, mu maraso ya Yesu Kristo. Satani arakwinjirana agakwinjirana urangaye, akubaka umusozi muremure, bikazagufata igihe kuwusenya. Bimwe bigufata imyaka, kuko urumva Imana ntikorera kuri santima, Imana ikorera mu gihe cyayo. Umuntu ashobora gufata igihe kirekire kubohoka, hari n'ubohoka rimwe. Ubwo rero akenshi biterwa n'uko Imana yabishatse. Hari igihe ubwo burwayi buba bwaje kukwigisha. Hano ntimuzi ko nasomaga mu gitabo cy'abacamanza uyu munsi, ngira ngo igice cya 3, mbona ukuntu Abisirayeli igihe umuyobozi wabo yapfaga, uwabayoboraga yarapfaga, bagasubira mu byaha, bagakora ibyaha bakabibamo. Imana abanzi babo babatera bakabanesha, bakabashyira mu buretwa. Ahamwe imyaka 8, bamara imyaka 8 bategekwa n'umwami wa hehe, niba ari Mesopotamiya. Imyaka 8 ushize barongera barataka, bataka, Imana ikabumva, ikaza ikabahereza undi muyobozi, ngo bakamara imyaka 40 hari amahoro mu gihugu, muri Kanani. Nyuma y'imyaka 40 wa muyobozi apfuye, sinibuka izina rye, barongera basubira mu byaha. Imana barayibagirwa, batangira kuramya Asheri na ikindi kigirwamana ntibuka. Imana ihagurutsa abanzi baho barabatera, Abamowabu, babashyira hasi y'ukuboko kwabo, babashyira mu buretwa. Batakiye Imana ngo nyuma y'imyaka 18 Imana irabumva. Imana ni nyembabazi yo kabyara. Nongeye gutangarira Imana, irongera ibazanira undi muyobozi, ari we niba ari Yehu, nuko barongera bagira gute, baranesha. Uwo muyobozi aragenda yica wa mwami wabatwazaga igitugu, bararwana uwo mugoroba, baratsinda, banyaga abanzi babo, ngo bamara imyaka 80 bafite amahoro. Rero hari igihe Imana itwigishiriza mu bintu byose bitubaho. Buri kintu kiza mu buzima bwawe kiba gifite impamvu. Iyo birekeyeho nuko hari impamvu yabyo irimo ikwigisha. Nongeye gutekereza, ndeba ibyo bintu byose byagiye nkuko ngenda mbibabwira hano. Mu by'ukuri hari icyanditswe kiri muri Zaburi 119, ahantu nko kuri za 50 na kangahe n'9 cyangwa n'8 cyangwa na 7, havuga ngo kubabazwa kwangiriye umumaro. Iyo ndebegeye mu kubabazwa kwanjye, ubwo burwayi bw'abana ni byangiriye umumaro.
kuko bifite ahantu byankuye bigira naho binshyira. Iyo bitabaho ntabwo nari kuba nicaye hano mbabwira ibi ngibi. So nshima Imana rero ko ibintu byose bikugezeho, kwigusanga ikaguterura, ikabana nawe, ikanakwigisha kandi ikagukurayo amahoro. Aha, ubushize rero nababwiye kuntu navuze ko nzababwira kuntu umwana yafashwe. Nababwiye ku mbaraga yamuteruye mu buriri. Hashize iminsi mikeya umwana ararwara. Umwana arwara gute? Umwana yarabyutse, zari tariki 7 umunsi icyunamo gitangira mu mwaka wa 2015. Ababara munda, aratakaratarira munda, hamubera munda. Namubaza aho ababara akanyereka ku mukondo. So ndagira ngo mbabwire rero impamvu kubabara k'umwana no kurwara hose no kujya mu bitaro no kuvayo. Nta handi hantu yababaraga. Wamubazaga aho ababara akakwereka ku mukondo. Amateka y'uwo mukondo rero nababwiye ko umuntu ntazi yateruye umwana namubyaye. Yateruye umwana namubyaye, agira amagambo amuvugiraho, amucira ku mukondo, agira ibintu amuvugiye. Yaramworosoye gutya, so naramubonye, naturutse hariya ndamubona. Kwa kundi uryamisha umwana ugasohoka ajya kwihagarika. No kwihagarika niko mubyita. Ukajya muri douche, muri bathroom. Apana byo gutinda yo nyine umwana aryamye. So aramuterura ukuntu, aramworosora kunda, akajya aciraho amagambo, aciraho ashyiraho amacanwe, agaciraho akavuga amagambo. So urumva namuboneye kure ninjira mu muryango. Niyo mpamvu mbabwira ntimube maso, mujye musenga, mumenye n'abantu babagose, mube maso buri munsi, kuko ntiwamenya aho Satani ari buzanire uwe. Akaza utabigambiriye utabizi. Nibyo byambayeho rero nanjye. So nukuvuga ko icyakozwe cyose cyakorewe ku mukondo w'umwana. Ndio ndababwira inkuru y'ubuzima. Kuko Imana yambohoreye umwana yarabohotse no umusoro uyu munsi. Ariko mu by'ukuri Satani yaramujyanye ku myaka 4. Kubera iki? Kubera ibyo bintu byose. Urumva ko byatangiye yavutse. Ndarangara rero, sukurangara, sinari mbizi. Umwana arabikurana, akajya abona ibintu akirukanka akagwa, nabibabwiye. Igihe kigeze muri uwo mwaka yafatiwemo, biba mwana yaba araho nka kwa kundi utera umwana ukamwicaza ku bibero turiyo twiga, kuko ari gukora homework, muyita devoir, niba devoir simbizi, kwa kundi babaha ibintu byo gukora ku ishuri. Akambwira ngo ngo ndabyanze, ariko atavuga mu ijwi rye, kumva hari ijwi rinini, ijwi ry'umuntu mukuru, kubaga ari ijwi ry'umuntu w'umukecuru rimuvugiramo. Byabaye inshuro nk'ebyiri. Nibwo natangiye umutwe wanjye gukanguka, numva ko hari ikibazo. Nkabyumva neza ko aya amagambo yavugaga n'imyaka ye bitajyanye, noneho nijwi. Ndavuga hano hari ikibazo. So umunsi afashwe rero, yafashwe ababara mu nda, arataka cyane, mujyana ku ka dispensary kari hafi aho ngaho ku kavuriro. Nari ntuye ku Cyamitsingi, hari akavuriro bitaga James Memorial kari haruguru aho hepfo ya Hilltop ujya ku kibuga. Bisanzwe baduha utunini, ambwira ngo muha ako kanini, ntiyanakanyoye. Umwana nakamunywesha gusibye kugashyira mu mazi, ariko nyine bisanzwe habura kugira ikintu na kimwe, ko nta kintu cyari gihari, nta kindi yari arwaye. Turataha, tugeze mu rugo ububabare burashira, aryama bisanzwe, amera neza.
hashize iminsi 2 nibwo yafashwe n'icyari kimeze nka malariya. Tusubira kuri ako kavuriro, nakundaga kuhajya kenshi, hari hafi y'urugo, nari ntuye ku Cyamitsingi, abantu bazi i Remera, Cyamitsingi inyuma ho ku Mushumba Mwiza. Umwana ntarwaye malariya, tugiye kwa muganga ntibamushyize ku macupa, umuriro utazima iminsi 2. Ku munsi wa 3 ngira ngo mu gitondo nibwo umuriro usa nk'uwazimye. Ariko muri ibyo byose ntiyavugaga, ntago yavugaga. Ariko mbere yuko arwara, muri iyo minsi yafatiwemo, narose inzozi. Ari cyo nshaka no kubabwira kugira ngo mujye mwita no ku nzozi. Imana ivuga mu buryo bwinshi cyane. Hari ukuntu Imana yanyeretse ko intambara nyitangiye kandi nzanayisoza. Ni ukuvuga ngo hari ikintu kinini Imana yakoze mbere yuko umwana arwara. Ni ukuvuga ngo yitanagikora umwana nashoboraga kumubura. Ariko Imana y'amahoro, mu butamenya bwanjye, mu bugoryi bwanjye, mu burangare, Imana yabonye ko nkeneye gutabarwa, yo kabyarira ntabara. So narose inzozi ndimo ahantu nkuko waba uri muhinga ahantu hari ibyatsi, mbona ndimo guhinga, niba ari ugutabira sinzi ko mu byita. Hari undi muntu nahinganaga nawe, ni umuntu twasenganaga. Noneho kwa kundi itaka ritwikira ibirenge, inkuru itaka ritwikira ibirenge, harimo utwatsi dukeya. Ngiye kubona mbona igice cy'inzoka, igice cy'inyuma nyine nkibona ku birenge byanjye hafi aho ngaho. Nitegereje nsanga nayiciyemo 2. Sinayiciyemo 2, nayitemyeho umutwe. Ndavuga ngo umutwe w'inzoka uri hehe? Yari inzoka y'incira, niba ari incira y'umukara cyane, iba ifite agatwe gatoya inyuma isa nk'inini. Ntago yari ndende cyane kandi ntanubwo yari nini cyane. Nshakisha umutwe w'inzoka, ngiye gusanga nsanga umutwe wayo, nabonye nyine iki gihimba nkigizayo, urumva nyine yapfuye. Nshakisha umutwe, noneho nkuye hitaka ku birenge byanjye, nsanga umutwe wayo wafashe hagati, yari inori nini gutya. Ni ukuvuga ko yashakaga ngira ngo nko kundya, simbizi. Nayitemye umutwe wayo uri hagati y'amano gutya. Ndavuga ntekereza uburyo natemye inzoka itandumye, numva hari intsinzi Imana izanye mu buzima bwanjye. Mu gusobanukirwa gutoya nari mfite, numvise hari ikintu Imana ikoze. Ndavuga kwica inzoka ibyo byose ni ikintu cyiza. Nkanguka mu nzozi, urumva nyine inzozi zari inzozi nzisigaho. Umwana yinjiye ibitaro atavuga, ntiyavugaga, yabaga areba nk'umuntu uri kure. Reka mbabwire, abantu benshi barabona mu mwuka, n'abatemera Imana barabona, n'abasatani barabona. Niyo mpamvu ubona hari abahanuzi benshi bakubwira ngo hari n'abahanuzi bakoresha imyuka mibi, bikugora gutandukanya, ariko barahari. Ahantu twa turwariye hari harwariyeho umwisilamu ku gitanda gikurikira. Abari baje kumusura rero mu gitondo kimwe, umugore umwe aramureba, aravuga ngo nyamara uyu mwana araremerewe, ngo uyu mwana afite ibintu arwaye, ngo nuko mutari kumwitaho, ngo ibyo murimo kumuvuza ngo ntabwo ari byo arwaye. Ndacyana ndavuga kwa Jinara Yesu, ndavuga ndamucecekesha mu izina rya Yesu Kristo. Numva ntashaka umuntu wese umvangira kunzanira ibindi bitandukanye. Ndamucecekesha mu izina rya Yesu Kristo, ndamucecekesha. Ariko ndavuga se uyu mugore yabonye ibiki? Umunsi wa 3 umwana arakira. Ntago yakize, umuriro urazima, baramusezerera arataha. Ariko haba hari ibintu byagabanyutse, abatagishobora kwihagarika nkuko bisanzwe, kuko hashize umwanya. So twatashye ari ku cyumweru mu gitondo, ndibuka njya mu rusengero nshima Imana, navuze Imana umbabarire ku cyumweru rwose nzashobore gusenga, ndirimbe no muri korari, nakunda kuririmba.
ndaririmba ndashima ndangije ntago nagumye muri service narasohotse njya ku isoko Kimironko kuko nashaka kujya kugura imbuto umwana ntiyaryaga n'amazi yanywaga agatonyanga urumva rero nari namusize mu rugo hari abantu hari abakozi umutima wari uhagaze se nashobora gusenga naragenda aririmba korari yanjye yaririmbaga mbere ndangije gushima urumva gushima ngira ngo kwazaga nyuma ya korari cyangwa mbere sinibuka nurira moto njya Kimironko ngura imbuto nurira moto ndataha ngeze mu rugo nsanga uwo nasize ari muzima ahubwo yarembye yari yameze ibintu by'ibiheri mu maso ahumekera mu kanwa umuriro wazamutse yarateye ukuntu nibaza impamvu ntawampamagaye rero nubwo ntanatinze wenewe ntawe ndenganya muri make mu minota 30 ikurikiraho twari turi muri taxi vatiri tugenda kwa Kanimba ni kwa Kanimba hari ya Polifame hari uzamuka ujya mu mujyi umwana tugerayo baramwakira ariko twagiye kugerayo ururimi ruri hanze uko nguko yamaze kumera ibiheri guhera mu maso mu mugongo ameze uko baramwakira amaso ababara utashobora gucana itara ubwo yaherukaga kwihagarika nk'ejo urumva nyine n'umusarane byose nibyo basuzumye indwara zose zibaho muri ubu buzima ubushobozi bwabo barazibura amaraso negative tukagenda muri ntuza muri sikani bakavuga ngo turabona nk'ibintu ngo munda ngo harimo amazi ngo kuntu ngo kumwijima bakabona ibintu bidafite gahunda basuzuma amaraso bakabona negative umwana namubaza urababara hehe akanyereka ahandi ku mukondo ibintu birancanga neza mbo musazi so ku cyumweru kuwa mbere ngira ngo kuwa mbere nyinjoro cyangwa kuwa kabiri mu gitondo wumva iyo minsi irangiye nibwo umwana yashoboye kwihagarika no kuba yajya ku musarane ariko ari ukuvuza induru nzabaha inkuru ikurikiraho mu kindi gice Imana ibaha umugisha gusa ndasoza mvuga ngo musenge mufunga amarembo yose satani yanyuramo mube maso mu mwuka no mu mubiri Imana ibaha umugisha